Hello guys, nizere ko mumeze fresh. Hari umunsi muzabyuka mugasanga ayishakuyemo umuntu umwuka. Hari umunsi muzakanguka mugasanga ikibuga cya showbiz cyacuritse. Nizere ko mumeze neza, ni Erwin kuri We Are Family TV show. Nizere ko mumeze neza. Hari umunsi muzanakanguka mugasanga Kigali yimusesigaye tuyirubavu bitewe n'udushya turi kuberamo twinshi cyane. Uyu munsi turaza kugaruka ku bintu bingahe, nka bitatu, ku bintu nka bitatu. Muraza kutwihanganira, turiyambaza akavuyo nawe araha. Kavuyo ni the baby. No kuvuga ngo uyu munsi umuntu witwa Aisha ari mu gahinda, ari mu kababaro kenshi cyane, ashobora no kutagaruka muri filime yitwa Isereri nyuma y'uko abonye ko bamutwariye umugabo bamwita Murindahabi Irene. Nyuma y'uko bamujyanye atangira kuvuga ngo bantwariye umugabo, abandi bati ntago umugabo ari ihene bashyiramo ikiziriko bagakurura iyo nguwo yarijyanye. Hari inkuru nyinshi ziri gucaracara ku mihanda hirya no hino. Uwo bita Jessica wa Mipangius ashobora kuba ari mu bibazo cyane nyuma y'uko ashoye wa munwa we n'ibitutsi byinshi cyane. Muri kumva ibintu bitari bowadira twaje. No kuvuga ngo imihanda yanyereye ku kigero cy'uko rushobora gukanguka tugasanga Kigali yimutse isigaye yibereye Rubavu ku mucanga ku mazi, kuko nayo dusigaye tubona ishaka kuryoshya. Ntabwo gituyemo abantu bashaka kuryoshya, ahubwo ubwayo nayo isigaye nayo ishaka kuryoshya tu. Nizere ko bumeze neza. Kigali ibintu biri kuvugwa, biri gutrendinga, biri gutinda mu mihanda cyane. Ni Aisha na Irene bari barasezeranye kubana Karamata, bikaba byarangiye Irene ateye ivi umukobwa witwa Alice. Byaje gutuma Aisha agenda kamwica, yenda guhera. Aka kanya ubu ngubu akaba arwariye mu bitaro byitwa mu mutima. Iyo ni inkuru ugomba kumenya ko yahangayikishije abantu muri iki gihugu. Sikaitu ndetse na Mpano bari mu bantu batangwa b'intangarugero mu kuruma imibiri y'abagore babo. Ejo twavuganye na Irene na Aisha ariko we byabaye ngombwa yuko ku ruhande rumwe ntago yigeze atwerura ngo atubwire ikintu cyabaye, gusa Aisha agenda karamwishe ninde umamagaye. Ariko Aisha arahamagara kako Aisha waba mbaza iki? Gestori zabona zamaze kumbera board zitangiye no kumbihira. Mbi tubireke. Irene ku ruhande rumwe turamuvugisha ugasanga ari kugenda bikwepa bicisha ku ruhande, ntago ashaka kwerura ngo avuge ese bimeze bite. Ariko ari inkuru yacwicwikanye ku mbuga nkoranyambaga irangira twicwikana, ariko nyuma y'uko yacwicwikanye gucwikana ni mu buryo mwumvise wa muntu nababwiraga. Ndabizi ko ari ugucicikana, reka dukoreshe gucwicwikana kuko yajemo igihuha ihita uhekera mu buryo tutanazi. Inkuru ya super manager na MTN nyuma y'uko bagiye kwegana miliyoni 360 z'amafaranga y'u Rwanda. Super manager yinjirije MTN miliyari 1,150,000 z'amafaranga y'u Rwanda, ari kwishyuza miliyoni 360 bari bamurimo bamufitiye ngo miliyoni 300 ahita ashyiraho na 60 z'indishyi y'akababaro. Niba baramwishyuye ntago tubizi, gusa aho biri hose byarahwekereye. Icyo bita kuba umukire nicyo bita kuba umukene, bita bigaragaza itandukaniro. Niba baramukubise nka miliyoni 100 agahita aceceka, ubwo byabaye ibintu bituje. Mu gihe cyashize uwo bita witwa Sikaitu yarumye umugore w'ugutwi agukuraho asigaza ingoma y'ugutwi yo mu imbere, nayo yayishyikira ntabwo ari kwisibyo. Ubu ngubu arafunze, ariko tutitaye yuko afunze, ejo bundi Mpano nawe agira utya abadutayemo akandi ka video. Waboye najya yiburira reka nyuma y'uko ateye video hanze z'abantu z'iki n'iki, nyuma aragarutse ati umugore wanjye amaze gukuramo inda 3. Uwo ni wa mugore w'ikizongereza bahora bavuga, umwe bashyiramo ntavuga.
aba amaze gukuramo inda 3 za waboye w'amano, ajya hanze bararize amaze guhanagura aragaruka. Ejo bundi babapfuye iki? Babapfuye yuko passport ibyangombwa by'umugabo umugore yifashe n'amafaranga bya biri muri tiwari ababyetetanye avuga ngo waboye ngomba kubitwara ubundi tukazahurira i Nyarugenge. Yabitwariye i Gasabo amubwira ko bazahurira i Nyarugenge, numbaza ngo ni hehe. Waboye akimufata yahise muri umugutwi abagukuye aba tipe babahanze, niyo mpamvu mbabwira izuru aba tipe babahanze rero, niyo mpamvu mbabwira nge reka nkubwize ukuri, nta munyarwanda w'umusitari n'umwe ntabwo uri mu nsengero autographe ari gukuraho ari kurya imibiri y'umugore we. Uwa mbere ugutwa baguciyeho, uwa kabiri izuba ari kugusa nk'ura autographe ngo ariko bigiserebye. Reka nkubwize ukuri, ntabwo niyumvisha ukuntu umuntu ngo yafashe umugore ngo amuce ijisho, ngo amuce ugutwi, ngo amuce ubwo nk'uwo ngo yagusinyira autographe y'iki? Kugeza naje gusanga byo bitwika akajagarius show ya danje. Umva manze mbabwire mu karere ka Gasabo mu gice kigana za Kinyinya, umugore yagiye abyara abana 3 ariko bose baza ari bazima. Iyo nkuru ni inkuru itigeze icicikana ku mbuga, itigeze imenyekana, ariko uwo mugore byaje kurangira by'abana anabaho aba muzima kandi ameze neza cyane. Iyo ni inkuru abantu bakagombye kuba batindaho, kuko umuntu yibarutse abana 3 mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ni ibintu bitajya bipfa kubaho no ku isi yose, ni gake cyane iyo byabayeho. Ninde wundi wabyaye nawe? Ketchup yari ikikabyo. Ketchup rega ngewe ejo bundi twaravuga yenda wese ubundi igikabyo gira ahandi taziri muri showbiz iturize rero. Ni ukuvuga ngo iyo nkuru yakaba itrend ariko ariko hari inkuru ziba zigomba guhitinga bitewe n'uko ziba zakoze cyane, ziba zifite ubutumwa nka ndirimbo ya G-Tough. Tugiye mu rwenya wapi kabisa. Nabonaga nta kirimo, nabonaga ntacyo mfataho wapi. Abantu mwese mbanje kubasuhuza, ni wariye waba utariye ibyo birakureba, ni akazi kawe. Icyambere nuko ukanda subscribe, ndagusengera ubone ibiryo niba utararya, niba wanariye uhereze abashonje, nibyo byiza cyane. Ni Eriwine kuri Uya Family TV Show. Nizere ko tugomba kubana mu buzima bwa buri munsi, ejo n'ejo bundi, uyu munsi na mukanya, uyu munota na mukanya, uyu mwaka n'undi uzaza, kuko ntawe nteganya kujya ntawe ntaho uteganya kujya sha, ako ntaribi. God bless you, ndabemera kandi cyane.